twigira hamwe muri uyu mwanya ni ijambo rifite insanganyamatsiko itubwira ngo umukristo mu minsi y'imperuka. Umukristo ariko mu minsi y'imperuka, kubera ko imperuka izaba irimo amashusho menshi ku buryo hatabayeho gusobanukirwa twajya twitiranya ibintu n'ibindi. Rero birakwiriye ko tubyumva tukabimenya kugira ngo tuzajye dushobora kubitandukanya. Ubukristo tujye tumenya kubutandukanya n'ibindi bijya gusa nabwo ariko atari bwo, kugira ngo twe kujya twibeshya. Mu gitabo cya Matayo ni igice cya 24, Yesu yaganiriye n'abigishwa be bamubaza ibigendanye n'iminsi y'imperuka n'iby'urusengero rw'i Yerusalemu. Ababwira ko ikizagaragaza iminsi y'imperuka hazabaho abahanuzi b'ibinyoma, hakabaho abigisha b'ibinyoma, hakabaho abiyita izina rya Yesu, hazabaho intambara z'amahanga, hazabaho intambara z'amoko, hazabaho ubugome bwinshi, hazaboneka no gukonja k'urukundo. Maze akurikizaho umurongo wa 13 uvuga ngo kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Umurongo wa 14 aravuga ngo wa 13 aravuga ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Muri ibyo bintu bifite amasura atandukanye, ubwo abahanuzi b'ibinyoma bashobora kukuyobya ukabitiranya n'ab'Imana, abigisha b'ibinyoma bashobora kukuyobya ukabitiranya n'ab'Imana, cyangwa nawe ukayobya wiyisebo. Intambara z'amoko zishobora kukuyobya ukarwana ishyaka rikuyobya, intambara z'amahanga zakuyobya kubera guhemukirwa kenshi, ubugome bukavuka. Ushobora kuzagera ku rugero rwa gutandukanya n'ubukristo binyuriye muri izo nzira zose. Noneho Yesu aravuga ngo uzacika ibyo bintu byose, ntihagire na kimwe kikwanduza cyangwa ngo kikujyane, uzihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kuko muri icyo gihe bizaba bimeze bityo. Umurongo wa 14 uravuze ngo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami buzaba buri kwigishwa mu isi yose. Ni by'ibi turimo rero. Ubwo ubutumwa bwiza buzajya bubereyeho kudutandukanyiriza ibikwiriye n'ibidakwiriye, kugira ngo abeza, abakunda ibyiza bajye mu ruhande rw'ibyiza. Noneho ubwo ikizaranga ko umuntu ari umukristo rero muri iyo minsi y'imperuka, agomba kuzaba afite kwihangana hagati y'ibyo bihe byose. Ashobora guhangana n'inyigisho z'ibinyoma kubera ko azi ijambo ry'Imana neza ntizimujyane, kubera ko azi ijambo ry'Imana neza ubuhanuzi bw'ibinyoma ntibumujyane, kubera ko afite umwuka w'Imana, insangano z'amoko, intambara z'amahanga, gukonja k'urukundo, ubugome bwinshi ntibimujyane. Umukristo muri iyo minsi y'imperuka azarangwa no kwihangana kwinshi, ngo kuzamugeza ku mperuka wose atyo niwe uzakizwa. Ubwo ntuzihangana muri byose. Imperuka rero ushobora kutageza ku munsi Yesu azazaho, ariko ukageza ku munsi uzapfaho. Ubwo uzaba ugejeje ku mperuka nyine, kuko uzaba utandukanye n'ibishuko byose. Noneho muri Timoteyo ya 2 mu gice cya 3 umurongo wa 5 naho akatubwira ko icyo gihe abantu ngo bazaba ari babi ku buryo ngo bazaba badakunda ibyiza. Abantu bo muri iyo minsi y'imperuka, ngo ni igihe cy'ubuhenebere buteye ubwoba, zaba ari igihe cyo gusigingira kw'imico, ibyiza biri kugenda bivaho, ibibi ari byo biri gutera imbere. Maze Bibiliya ikatubwira ngo, reka dusome uwo murongo, ni urwa 2 igice cya 3, haratubwira ngo haravuga ngo abantu bazaba, muhere ku murongo wa 4 haravuze ngo bazaba bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Iyo niyo mico izaba iriho mu bantu. Bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Bazaba ari abantu bafite ishusho yo kwera,
ni ukuvuga ngo bazaba ari abantu bafite iby'Imana babivuga ku munwa, babyitirirwa mu madini, babyambarira, babigendera, mbese buri wese afite aho ashaka kubona, nanjye nsengera aha, nanjye nabatijwe gutya, nitwira izina, ibintu mbese by'inyuma bishobora kugaragaza idini bazaba babifite, ngo ariko ubashakiyeho imbaraga z'ubukristo zo ntazo uzababonaho. Umuntu azaba ashobora kugira idini yitirirwa ariko nawe agambana nk'abandi, yitirirwa idini ariko nawe yambura nk'abandi, yitirirwa idini nawe ari umusinzi nk'abandi, yitirirwa idini nawe yica umutekano wo mu muryango no mu baturanyi. Mbese abantu bazaba bitirirwa aho basengera bafite ishusho y'idini ariko utabashakiraho imbaraga y'ubukristo ngo uyibaboneho. Noneho umukristo muri iyo minsi baravuze ngo abo basa batyo ntakabahuje nabo, ngo ahubwo azabatera umugongo. Ubwo umukristo urumva ko ari mu gihe cy'abantu babi ariko azaba atandukanye nabo. Uko niko bizaba bimeze. Noneho mu gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi, ku rupapuro rwacyo rw'189, reka tuhasome. Dushaka kumenya umukristo mu minsi y'imperuka uko akwiriye kuba ameze. 189 muri icyo gitabo haratubwira ngo abantu bose bagomba kwigana ubwitonzi uko bashobora kuzaba ingirakamaro cyane. Abantu bose barasabwa kwigana ubwitonzi uko bashobora kuba ingirakamaro cyane n'uko bashobora kubera umugisha abo babana. Abantu bose bavuga ko ari abana b'Imana bagomba guhora bazirikana ko ari abavugabutumwa mu bantu bo mu nzego n'imitekerereze itandukanye. Aba bantu b'Imana bazaba bariho muri iyi minsi bagomba kuba ari abantu bigana ubwitonzi kugira ngo bamenye uko bashobora kubana n'abantu batandukanye bazaba babana nabo, kandi aba bantu bazaba bafite imitekerereze itandukanye. Mu bo bazahura nabo hazaba harimo abantu batari abanyakuri mu byo bagirirana na bagenzi babo. Abantu b'Imana bazaba bariho mu minsi y'imperuka irimo bwa bugome, irimo za babigisha b'ibinyoma, irimo babahanuzi b'ibinyoma, irimo ubugome n'ubugambanyi, izaba irimo abantu bafite ishusho yiyerekana nk'abakristo kandi ari abapagani mu mitima. Ngo aba bantu b'Imana bagomba kumenya ngo aba bantu bazahura nabo hazaba harimo abantu batari abanyakuri mu byo bagirirana na bagenzi babo. Hazaba harimo abakungu bihaye, abirasi, abibone, abanyamashwezi, ab'umudendezo, abitotomba, abacogoye, abacitse intege, abaka, abikunda, ibigwari n'inkorwa hato, abafite ibitekerezo bihanitse n'abagira urugwiro mu gusabana, abahindanye, ibisabantu bidashyikirana n'ababacya ku ryinyo. Ibisabantu ni abantu basa n'abandi ku ishusho ariko bafite imiterere ya kinyamaswa mu bikorwa byabo. Ngo aba bazaba bariho muri iyo minsi y'imperuka. N'abandi ngo bitwa babacya ku ryinyo, abo ni indyarya n'abandi bita ngo ni amashuma, barimanganya, akaba ashobora kugusekera ariko hari ibyo ashaka kugukuraho. Aba bantu bose batandukanye mu mitekerereze ntibakwiriye gufatwa kimwe. Umva ko abantu b'Imana bazaba bari kumwe n'aba bantu, umukristo ngo agomba kuba azi kumenya gutandukanya aba bantu kandi akamenya ko buri wese agomba kugira uko amufata. Ariko baba bakire cyangwa abakene, abakomeye n'aboroheje, ab'imbata cyangwa ab'umudendezo, bose bazaba bakeneye ubugwaneza, impuhwe, ukuri n'urukundo. Kubw'umusabano magirirane, intekerezo zacu zibasha kubonezwa zigatunganywa. Twese turakeneranye, tuzirikanijwe cyane n'imirunga y'ubuvandimwe bwa kimuntu. Ubwo umukristo agomba kuba ari muri aba bantu, azi ko aba bantu bose
na ba bandi b'ibisabantu banga abandi, barahemuka, ariko bo bakeneye kugirirwa neza. Ngo rero abakristo bagomba kuzaba bazi ko bari muri aba bantu bo mu minsi y'imperuka bateye batya. Noneho ngo tukamenya ko nubwo bameze batyo bafite imiterere mibi, bamwe nabo muvukana, abandi nabo muturanye, undi n'uwo mwashakanye, abandi nabo wabyaye, abandi nabakubyaye. Aba bantu ntaho wabashyira ngo muzirikanijwe n'imirunga y'ubuvandimwe, ngo ugomba kumenya uko buri wese wamwitwaraho n'uko wamufata. Tugomba guhamya Kristo ku mugaragaro kandi dufite ubutwari, twerekana ubugwaneza bwe, kwicisha bugufi n'urukundo mu mico yacu, kugeza ubwo abantu bazatwarwa ingamiro n'ubwiza bwo kwera. Twebwe turasabwa kuba beza tugahamya Yesu, kugeza ubwo bamwe muri abo babi ngo nabo bazajya bakururwa n'imico yacu bagatwagwa. Imbaraga zo gushyikirana n'abandi zejejwe n'umwuka wa Kristo zigomba gukoreshwa mu kuzanira umukiza imitima. Kristo uri muri twe agomba kuba nk'isoko y'amazi dudubiza kugeza ku bugingo buhoraho, kandi ihembura abantu bose baguye umwuma bajya kuyinywaho. Noneho tugomba kuba dufite imico ya Kristo ku buryo abo bantu baguye umwuma, urumva igisabantu gihuye n'ikindi gisabantu ntawagirira umugisha ku wundi, ahubwo ababi bakeneye kugirira umugisha ku beza. Noneho ngo abo baguye umwuma bakwiriye kujya bagirira umugisha ku bantu b'Imana, babasanganya imico ya Kristo, maze bakaza kunywa kuri iyo soko y'amahoro n'ineza. Noneho muri icyo gitabo n'ubundi dukomeze dusoma ku rupapuro rw'185, 185 haravuze ngo reka nsome pere kuri 184, paje 184. Ubwo namwe murumva ko muri abo bantu bameze batyo kubabera neza harimo n'ibigeragezo. Ntabwo ikigeragezo cyimuka, ikigeragezo ntiwagihunga, ikigeragezo ntiwakirukana, ahubwo ni uguhangana nacyo kugeza utsinze. Kuko uwo muntu muvukana ntuzamuhunga, uwo mwashakanye ntuzamuhunga, uwo muturanyi ntaho wajya, ushobora kwimuka naho wandi ugiye ukahamusanga kuko Satani ntaho ataba. Rero ikigeragezo ntigihungwa, ahubwo kirihanganirwa. Noneho hano baraduha inama rero uko dukwiriye kuzaba twifashe kugira ngo dutsinde ibyo bigeragezo, tube beza kandi tubirimo. Baravuze ngo kenshi ibigeragezo bizatuzaho, kenshi ibigeragezo bituzaho aba ari bya bindi bisa n'ibitakwihanganirwa, kandi koko hatabayeho gufashwa n'Imana ntibyakwihanganirwa. Ibi bigeragezo bituzaho bisa kenshi n'ibitashobora kwihanganirwa, kandi koko hatabayeho gufashwa n'Imana ntibyakwihanganirwa. Nituramuka tutishingikirije ku Mana, nitutaramuka tutishingikirije ku Mana, tuzarigitira munsi y'uburemere bw'inshingano zizatuma dusarura agahinda n'umubabaro gusa. Nituba mu bigeragezo nk'ibi tumaze gusoma by'abantu bafite iriya miterere, tutenda kugira aho tubashyira kandi dusabwa kuba beza, ngo nitutishingikiriza ku Mana tuzarigitira munsi y'izo nshingano dusarura umubabaro gusa. Ariko nitwishingikiriza kuri Kristo ntabwo tuzatembanwa n'ibigeragezo. Igihe ibintu byose bizasa n'ibicuza umwijima kandi bidasobanutse, tugomba kwiringira urukundo rwe. Tugomba gusubiramo amagambo Kristo yabwiye imitima yacu ngo ibyo nkora ubu ntubizi ariko uzabimenya hanyuma. Mwimera nk'aho Yesu ari mu mva ya Yozefu, nk'aho ibuye rinini rigiteretswe ku muryango wayo. Mu gihe cyo kugeragezwa, kwizera kwanyu nimwerekane ko muzi ko mufite umukiza wazutse, we uri mu ijuru, abakorera ubuvugizi bwe, abakorera ubuvugizi mwebwe n'abanyu. Ubwo turasabwa kubyizera.
Bibiliya ivuga ko inshingano yo kwishakira umunezero iri ku bitugu byacu ubwacu. Nitwe dusabwa kwishakira umunezero twijyana mu kujya kwizera kugira ngo tubone uko twizera cyangwa se uko turuhuka. Dusabwa guhanga amaso umucyo w'ubugingo, kuba ingirakamaro kwacu gushingira ku mikorere yacu ubwacu. Twe duhangayikishijwe no gushaka umunezero, ariko bake gusa nibo bawubona, kuko benshi batawushaka nk'uko bikwiriye. Ubwo ufite umugore mubi arashaka kuzagira umunezero ariko umugore yabaye mwiza kandi ntiwenda kumurema. Umugabo nuko, umugore nuko, abana, abaturanyi, abavukana, ibihe, umubiri wakuguye nabi, ibyo ntibihinduka. Ntabwo wabishakiramwo amahoro, ahubwo barakubwiye ngo kugira ngo uyabone, niba ushaka umunezero, ngo abenshi bakunda gushaka ariko ntibawubone kuko bawushatse mu buryo budakwiriye. Rero tugomba gukoresha imihati yacu yose, maze ibyifuzo byacu tukabihuza no kwizera kwacu, nuko umunezero ukizana. Ibyifuzo byacu ntitubihuze n'amasezerano twizera. Wijya kuvuga ngo uzabona amahoro ngo ari uko ibibazo byavuyeho. Hari igihe byavaho cyangwa ntibiveho, ahubwo ngo wowe fata ibibazo byawe ubishyire ku ruhande, maze ufate ibyifuzo byawe ubihuze n'ibyo wizera, bihuza n'amahame twizera. Ubwo nubihuza n'ibyo twizera, uzasanga tumaze gusoma ko abantu tuzabana nabo bazaba bateye kuriya. Noneho kugira ngo wowe ugire amahoro, wiyashakira mu kwifuza kubana n'abeza kandi byarahanuwe ko bazaba ari babi, ahubwo ngo wowe isanishe n'ibyo wizera. Ngo nuko umunezero uzizana. Ubwo numara kumenya ko ababi bagomba kubaho, abananiye Imana se uzabashobora, kandi ukamenya ko nta handi wenda kubahungira, ahubwo uzegera Imana, hanyuma kwizera guhumuriza umutima wawe, amasezerano y'Imana ahinduka amabuye yo gutarukiraho mu gihe kikugoye. Noneho ngo icyo gihe dushobora kuruhukira mu rukundo rwe tutitaye ku biriho, ku bihe turimo, kandi tugahungira muri we twiringira urukundo rwe mu buryo bwuzuye. Kumenya ko turi kumwe nawe bizadutera ibyishimo byimbitse kandi bishikamye. Imibereho nk'iyo izatubashisha kuronka kwizera kuzatubuza guhangayika no kuburagizwa, ahubwo kuzadutera gutega amakiriro ku mbaraga ihoraho. Noneho tuzarindwa guhangayika, turindwe kuburagizwa, kubera ko twemeye gufata ibyifuzo tukabisanisha n'ibyo twizera, kuruta kurangamira amahoro aturuka mu bituzengurutse kandi byarahanuwe ko bizaba ari bibi. Ubushobozi bw'ushobora byose buzaba ku ruhande rwacu. Yesu ahagaze iruhande rwacu. Uko ibigeragezo bitujeho, ubushobozi bw'Imana bujya buzana nabyo. Noneho igihe cyose tuzajya duhura n'ibigeragezo, twe kujya uhora ureba ngo ariko abana, ujye ureba ngo ariko ababyeyi, wihangayikishwa no kuvuga urushaka usubiramo kenshi, byahinduka cyangwa ntibihinduke, ahubwo wowe iki gihe kibi cy'imperuka kizaba kirimo ibibi n'ababi, wowe yarakubwiye ngo fata ibyo wifuza ubisanishe n'ibyo wizera, aho ikigaragazo kizajya gihagurukira n'imbaraga z'Imana zazizana nacyo zije kukurengera. Ingingo tuyivuyeho. Uko niko abantu b'Imana mu minsi y'imperuka bakwiriye kuzaba bahagaze. Abakristo bagomba kuzaba bazi ko bari hagati y'ibihe bibi n'abantu babi. N'ibihe by'abahanuzi b'ibinyoma, n'ibihe by'abigisha b'ibinyoma, n'ibihe by'intambara z'amoko, n'ibihe by'intambara z'amahanga, n'ibihe by'indwara, n'ibihe by'ibyorezo by'uburyo bwinshi, n'ibihe by'imitingito, inkongi z'imiriro, kuruka kw'ibirunga. Ibi byose ni ubuhanuzi buzaba buguye abantu nabi. Noneho tukongera tukaba hagati y'abantu babi nk'aba tumaze gusoma. Noneho ngo kugira ngo uzabure umukristo uhagaze neza, ngo abasaba atyo ujye ubatera umugongo, ufate ibyifuzo byegeranye n'ibyo wizera, utegereze Imana, ngo nujya ugeragezwa ujye wiringira ko ubuntu bw'Imana n'imbaraga zayo bizajya biza kugufasha mu bigeragezo byose. Noneho aha hatureba twese nk'abakristo bariho muri iyi minsi y'imperuka. Noneho ingingo ya kabiri tujyaho ni ukumenya ko abazaba bariho muri iyi minsi y'imperuka
ari ababyiruka ari ababyiruye nabo ngo bagomba kumenya imiterere y'urubyiruko rwo muri iyi minsi y'imperuka uko ruzaba ruteye. Ubwo ababyiruye n'ababyiruka bagomba kuba babiziranyeho. Ngaho icyo gitabo n'ubundi rwa kabiri rwa Timoteyo 3:2 hati kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo ari indashima batarabera. Uko niko byahanuwe ko mu minsi y'imperuka bizaba bimeze. Urubyiruko rwo mu minsi y'imperuka baratubwiye ngo ruzaba rutubaha ababyeyi bazaba ari indashima. Noneho ubwo turasabwa kumenya ngo niba ari uko bizaba bimeze nabyo bye kuzajya bidutesha umutwe, ahubwo turwanira ahakwiriye. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukujyanirana n'ibishoboka, ibidashobotse ntibiturire igihe. Niba byashoboka urubyiruko rwiza rugomba kubaho igihe rwemeye, batabaye beza ngo babeho ntabwo byashoboka ko tubahindura beza baramutse batabyemeye. Igitabo nshaka gusoma, igitabo cy'ibihamya, ndebera aho ngaho kimbe. Reka dusome aya magambo atubwira ku miterere y'urubyiruko rwo muri iyi minsi y'imperuka. Turakibonye, reka dusome ayo magambo. Ni igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 5 urupapuro rw'106. Reka dusome 106. Haratubwira amagambo urubyiruko rwo mu minsi y'imperuka uko ruzaba rumeze. Haratubwiye ngo ku rubyiruko rw'abisi ikimbere kizaba kigengera ari ryose ry'umutima ni ugukundwa n'abantu no kwinezeza, kwambara neza, gusurana, gushyira imbere ipfa n'irari, kwizengurukaho mu buhenebere butari bumwe. Bigaragaza ko iherezo ryo kubaho riri bugufi. Ibi nibyo bizaba biranga abasore bo mu minsi y'imperuka. Ngo ikintu kizaba kiri imbere mu kugenga irari ry'imitima yabo ni ugushaka gukundwa n'abantu bose, ni ugushaka kwinezeza, ni ugushaka kwambara bigezweho, ni ugushaka gusurana kuzerera, ni ugushyira imbere ipfa n'irari mu biribwa n'ibinyobwa n'ibindi no kwambara n'ibindi, ni ukwizengurukaho mu buhenebere butari bumwe buzaba bugaragaza ko iherezo ryo kubaho riri bugufi. Ntabanezezwa no kuba bonyine, icyifuzo cyabo gihatse ibindi ni ugushimwa n'abantu no gushyeshyengwa ndetse no gukangura amarangamutima yabo aho baba bari hose mu bantu. Kandi iyo ibi byifuzo byabo bidahawe intebe, ubuzima bwabo buba busa n'ubuhagaze. Uku niko urubyiruko rwo mu minsi y'imperuka ruzaba rumeze. Wanga ushobora kumuyobora uri umubyeyi, byaba bidahuje n'urungano rwe ntiyumve kuko ashaka kujya mu bishimwa na bose, bidahuje n'irari rye ntiyemere. Ubwo inama z'ababyeyi ntiyazigenderamo, iz'abarezi ntiyazigenderamo. Mbese ngo ni abantu bazaba bashaka ibintu by'uruzerero, gusurana, kwinezeza, guhaza ipfa. Rero iyi niyo miterere y'urubyiruko ruzaba ruriho mu minsi y'imperuka. Noneho igihe bizaba bimeze bitya, abakristo barasabwa kumenya ngo mbese iyi miterere ubu yo kubyirura abasa batya, yo kubyiruka uri muri uru rugero, abantu bazabyifatamo bati. Ngaho reka dusome nanone mu gitabo cyo guhamagarwa kwacu 226. 261 reka bariho dusoma hatubwire uko tukwiriye uko bizaba bimeze. Haratubwira ngo
mu gihe cy'ubwana n'icy'ubusore. Mbega ukuntu hari ibintu byinshi bikubiye muri iyi myaka yo kwemererwamo. Nshuti basore, Imana yifuza ko mwakoresha iki gihe neza muri kugwiza ubushobozi bwo gukora. Niba mukeneye ubumenyi, nimujye ku murimo, mumaramaje muzaburonka. Ntimugategereze ko hari uzafata iya mbere ngo ababimburire. Mwebwe mujye mbere, mubyaze umusaruro buri karembo kuguruwe imbere yanyu, nubwo kaba ari gato. Mukore icyo mushinzwe cyose neza kandi mukiranutse, kabone nubwo cyaba cyoroheje cyane. Uku niko abasore bakagombye kwifata. Ariko nshaka cyane ahuje n'iki gihe ni hepfo aravuze ngo bamwe mu basore bacu barajahagurika ku buryo nta kintu na kimwe bigezaho. Ikizaba kiranga abasore benshi bo muri ibi bihe bibi by'imperuka ngo ni abasore bajahagurika ku buryo ngo ibihe bijya bibashirana ntacyo bari bigezaho. Bari muri rwa ruzerero, guhaza ipfa, gushaka gukundwa no gushimwa na bose. Ibyo ari byo bibereyemo, ngo igihe kikabashirana ntacyo bari bigezaho. Bapfusha ubusa kimwe cya kabiri cy'igihe cy'ubuzima bwabo mbere y'uko banzura icyo bazakora n'icyo bazaba cyo. Abasore bo muri iyi minsi y'imperuka ngo bazaba barangwa n'uko mu buzima bwabo bwose ngo bazaba ari abantu bajahagurika, badateye icyizere, nta mwanzuro, nta ntego, ngo ni abantu bazerera, ngo bashaka gusurana, ni abantu ngo bashaka kwikundisha, mbese gukundwa na bose, ubwo n'urungano. Ni abantu bashaka kwinezeza, ni abantu bashaka guhaza ipfa, ngo ku buryo iyo ibyo bitagezweho ngo bajya bumva ubuzima bwabo busa n'ubwahagaze. Noneho ngo igihe cyabo kikabarengaho ngo ntacyo bari bigezaho. Imyaka y'uburame bwabo ngo kimwe cya kabiri kigapfa ubusa, nta kintu bakora ngo batari banzura n'icyo bazaba cyo. Iyi niyo miterere y'abasore bo muri iyi minsi y'imperuka. Ngo bacukurira itaranto yabo bakayihisha mu bishingwe byinshi. Ndabwira bene abo nti mwige kuzigama, ntimugakoresha ubutunzi bwanyu muri kunezeza ipfa cyangwa kwishakira ibinezeza. Ikintu nshaka ko twumva cyane, urubyiruko niba rwumva iki ni ikirego kuri bo kandi gifite ingaruka ku buzima bwanyu muri iki gihe, cyababuza kuzajya mu ijuru. Ariko no muri ubu buzima mwazava ku isi mubaye imburamukoro, mwarabaye ikibazo aho kuba igisubizo. Baravuze ngo ikizaranga abasore bo muri iyi minsi ni uruzerero rwo kugenda ngo bavuga ko bari gusurana, ni uguhaza ipfa ryabo, ngo ni ugushaka kwinezeza, ni uguharanira gukundwa no kogezwa. Noneho ngo bakajahagurika ku buryo usanga nta ntego bagira mu buzima, maze ngo iminsi ikagenda ibacika ntacyo bagezeho, ngo ku buryo usanga kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwabo ngo cyarapfuye ubusa, ngo nta kintu bari bakora, ngo batari banzura n'icyo bazaba cyo. Uku niko abasore bo mu minsi y'imperuka bazaba bateye. Noneho ndumva iki gihagije kugira ngo tumenye iyi miterere, hanyuma twige noneho uko abasore b'abakristo bakwiriye kwifata. Aba bo niko abasore bo mu minsi y'imperuka bavuzwe ko bazaba bifashe. Ni inkorabusa, ni abantu bazerera, ngo bahashaka guhaza ipfa. Ibyo nibyo biri kubyara kujya kwiba, kujya mu mihanda ugasanga nibo bari gutega abantu nijoro, nibo usanga bari kujya mu bintu byose by'ubuhaze hafi na kure, bitewe n'uko bifuza kurya neza, barifuza kwambara neza, barifuza kwinezeza muri byose, ngo ariko nta kintu bakora, ngo ubuzima bukabacika, nta kintu bakora, ngo ubuzima bukaba burangirira mu kujagurika, nta ntego, ngo ku buryo kimwe cya kabiri cy'ubuzima kirangira nta kintu bakoze, ngo batari banzura n'icyo bazaba cyo. Ubwo umuntu akaba azagabanya imyaka ye mo kabiri, nta kintu yari yageraho atari uko Imana yamwimye umugisha, ahubwo ari uko atigeze agira intego mu buzima. Noneho abakristo rero muri iyo minsi cyangwa se muri iyo myaka y'ubuto y'ubusore, turebe ngo mbese bo bakwiriye kwifata bati. Ngaho urwa mbere rwa Yohana
urwa mbere rwa Yohana, reka dusome uko umusore w'umukristo akwiriye kuba yifashe. Ni igice cya 2 umurongo wa 13. Reka dusome urwa mbere rwa Yohana 2:13. Aravuze ngo namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere, ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi, ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Ibyo nshaka nivuze ngo ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Noneho abasore banesheje umubi, ubwo umubi uvuzwe ni Satani. Ubwo abasore b'Abakristo bakwiriye kuba bariho ariko baranesheje Satani. Ngaho turebe imico rero y'abamunesheje. Guhamagarwa kwacu gukomeye 226. Reka dusome imico ikwiriye kubaranga ko turi kurebera hamwe umukristo ariko mu minsi y'imperuka. 226 ati nta kintu na kimwe cyabera umusore ugitangira kubaka ubuzima ingirakamaro nko kugira ubunyangamugayo butajegajega. Ubwo noneho umusore uzaba ari umukristo wanesheje wa mubi ari we Satani, we ikizamuranga gitandukanye na babandi bazaba babereyeho ngo kwinezeza no guhaza ipfa, bakabaho ubuzima butagira intego. Baravuze ngo umusore w'umukristo wanesheje wa mubi we ikizamuranga ubuzima bwe azabutangira abwubakisha ubunyangamugayo ariko butajegajega. Buri gikorwa cyose cy'ubucuruzi gikwiriye kuba ari igishobora kwemerwa n'ijuru. Buri gikorwa cyose cy'ubucuruzi uwo musore azajyamo gikwiriye kuba ari igikorwa ariko cyakwemerwa n'ijuru. Ubwo azaba agomba gucuruza ibyemewe mu buryo bwemewe, agurishe mu buryo bwemewe. Niba akorera abandi azaba ari umwizerwa n'umwiringirwa udashobora kugavura cyangwa kwiba. Noneho baravuze ngo nibitaba bityo kizazana impumuro mbi y'imbaraga ya Satani. Buri gikorwa cyose ukoze gikwiriye kwigaragaza ko wamenye amahame y'ijuru. Buri gikorwa cyose kugira ngo ugaragare kuri umukristo, uri umusore w'umukristo, buri gikorwa cyose uzajya ukora gikwiriye kuzajya kigaragaza yuko wamenye amahame y'ijuru. Mbese ubwo ntabwo bazajya bamenya kuri umusore w'umukristo kubera ko ufashe Bibiliya, kubera ko ugiye gusenga, kubera akazina k'idini usengeramo. Oya, ahubwo bazajya babibwirwa n'ibikorwa ukora, ngo ku buryo buri gikorwa cyawe cyose ukoze gikwiriye kuzajya kigaragaza ko wamenye amahame y'ijuru. Kuba umunyakuri n'inyangamugayo iteka ryose bikwiriye gukundwakazwa n'abantu bose bavuga ko ari abigishwa ba Kristo. Intero n'inyikirizo yacu ikwiriye kuba Imana n'uburenganzira bw'abandi. Noneho uko niko umusore w'umukristo akwiriye kuzaba ameze, ngo ibikorwa bye byose azajya akora bazajya bimureberaho ngo bahamye neza neza ko uyu muntu yamenye amahame yo mu ijuru. Urupapuro rwa 76 muri icyo gitabo n'ubundi, reka tuhasome. Haravuze ngo ndashaka gusobanurira abasore n'inkumi akamaro ko kuzirikana guhamagarwa no gutoranywa kwabo. Ndabahendahendera kudakora mu buryo gukora mu buryo budahuzagurika. Mu gihe twasanze babandi rwa rubyiruko rwa gipagani rwo mu minsi y'imperuka, ngo bo bazaba babayeho ubuzima bwo guhuzagurika, ngo ku buryo iminsi barangirana batari bakora, batari banzura icyo bazaba cyo, 1/2 cy'imyaka yabo kikabashirana. Bano bo ngo bakwiriye guharanira gukora badahuzagurika. Guhuzagurika ni ugukora ibintu ariko nta ntego, ugahora mu bushage bw'imyuga, none uri muri iki, ejo uri muri iki, ugenda usa n'uwigana abandi ku buryo imyaka igushirana nta kintu urageraho. Noneho ngo ndabahendahendera kudakora mu buryo buhuzagurika kandi butizewe ku birebana n'inyungu z'iteka ryose. Iyo mukoze mutyo muhomba umunezero, amahoro, ihumure n'ibyiringiro muri ubu buzima, kandi mukabura n'umurage wo kudapfa. Ubwo umusore wese w'umukristo iri jambo akwiriye kuriha agaciro cyane. Niba uri umusore w'umukristo
ugajya ukora uhuzagurika cyane cyane ku bigendanye n'inyungu z'iteka ryose, ukaba umukristo none ejo ugasanga wasanga aho bambaye ukundi ukambara uko, wasanga inyogosho zindi ukambara izo mirire ugahindagurika, ugasanga utagira umurongo, uri kujya ujya kona ibyaha nk'ihene, nawe usanga ba bandi bajya bagenda bashaka kwinezeza no kwisanisha na bose, nawe ukajya kubigana. Baravuze ngo nubaho ubwo buzima bwo guhuzagurika ugakora utyo utitaye ku nyungu z'iteka, icyo uzakuramo uzahomba umunezero, kabiri uzahomba amahoro, icya gatatu uzahomba ihumure, icya kane uzahomba ibyiringiro, icya gatanu uzabura muri ubu buzima, ibyo uzabibura muri ubu buzima, kandi ku maherezo uzabura n'umurage wo kudapfa. Noneho ubwo uyu ni umuburo ku basore bose b'abakristo. Basore inshuti zanjye, mukunda kwibaza byinshi, kandi ku bw'ubuntu bwa Kristo mushobora kumvira amategeko y'Imana, kandi buri munsi mwabona ibibakomeza hamwe n'imbaraga z'imico, kugira ngo mutaneshwa cyangwa mugacika intege. Ubuntu bw'ijuru busaze bwahawe buri mutima, kugira ngo buri wese abashe kwinjira mu ntambara kandi ayisohokemo ari umuneshi. Ntimukishyonyagize ngo mwibwire ko mushobora gukizwa mugakurikiza ingeso zanyu za kamere. Ntimukiteteshe ngo mwishyonyagize mwibwire ko mushobora gukizwa kandi mukaba abantu bakurikiza kamere zanyu. Ibyo ntibyashoboka. Kandi ko mushobora gutwarwa n'umuvumba w'isi n'ibinezeza kamere, maze ngo munashobore guhangana n'imbaraga y'ibibi byo muri iki gihe cy'akaga, ngo muzasohoke muri uru rugamba rushyushye muri abaneshi. Ibyo ntibyashoboka. Mugomba kwiga buri munsi kumvira amabwiriza y'umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Uko niko abasore b'abakristo bakwiriye kwifata. Basore inshuti zanjye, mbese murasenga? Ni ikibazo. Mbese mwitoza gusenga mufite intekerezo ziboneye, ibyifuzo byera, umutima uboneye, n'amaboko atanduye? Mbese ibi murabiharanira nk'abasore b'abakristo? Mbese mutoza iminwa yanyu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, kandi mujya mushaka gukora ibihuje n'ubushake bw'Imana? Ubwo ibibazo buri musore wese agomba kubitekerezaho niba ushaka kuba umukristo. Ubu ni uburezi buzababera ubw'agaciro, buzabafasha mu kurema imico isa n'iya Kristo. Abasore bose bazuzuza ibi bibazo nibo bazaba abakristo, bakarema imico isa n'iya Yesu. Ntimukicare ku ntebe ya Satani ngo muvuge ko ntacyo bitwaye. Ntimushobora kureka gukora icyaha, kuko nta mbaraga iri muri mwe yo kunesha. Ubwo nimwicara ku ntebe ya Satani, ubwo ni ukunyuranya n'amahame y'ibyo mwizera, mukajya kwisanisha na ba bandi, ntabwo muzabona imbaraga yo kureka icyaha no kukinesha. Nta mbaraga iba muri mwe yatuma munesha icyo cyaha. Nta mbaraga iba iri muri mwe igihe mwitandukanije na Kristo. Ariko ni amahirwe yanyu kugera Kristo mu mitima yanyu kubwo kwizera, kandi ashobora gutsinda icyaha kiri muri mwe mwemeye gukorana n'imihati ye. Mushobora kuba inzandiko nzima zizwi kandi zisomwa n'abantu bose. Ntabwo mugomba kuba urwandiko rupfuye, ahubwo mukwiriye kuba urwandiko ruzima ruhamiriza ab'isi ko Yesu ashoboye gukiza. Noneho uko niko abasore bashobora kwifata, bakaba bitwa abasore b'abakristo, kuruta kubyitirirwa kandi abantu batabikora. Ngo abantu bitwe ngo n'abasore b'abakristo kandi bari muri rwa rutonde rwabo twasanze ngo babayeho ubuzima bwo kwinezeza. Ubwo buzima bwo gushaka kwisanisha n'ibintu byose ntabwo ari ubw'abakristo, ahubwo ngo ni ubuzima ariko bwa gipagani. Reka dusome muri icyo gitabo n'ubundi. Ni mu rugo rwa Gikristo, igitabo cy'urugo rwa Gikristo, ku rupapuro rwa 57,
niho dusoreza iyi ngingo 57, uko umusore w'umukristo akwiriye kumera. Ngaho 57 haratubwira ngo umucyo ugaragaza aho akaga kari uri impande zose mu nzira y'imibereho kugira ngo ubuze abantu kujya mu kaga. Umucyo wo kudufasha uri ahantu hose utubuza kujya mu kaga ahabuzanijwe. Ariko nubwo bimeze bityo, abantu inteko nini barihitira mu inzira y'akaga bakanga kuburirwa, bagasuzugura amategeko y'Imana, bakihamagarira guhora kwayo. Ubwo ni babandi bashaka kwibera mu buzima bwo kwinezeza. Abashaka gukomeza kujya barinda amagara yabo, bakagira ubwenge bwinshi, bakagira n'ingeso nziza zishyitse, bakwiriye guhungira rya gisore. Ubwo niba ushaka kuba umunyabwenge, niba ushaka kuba umunyangeso nziza kandi zishyitse, hunga ryari rya gisore, kuko twasomye ko abasore bo mu minsi y'imperuka bo bazaba babereyeho kunezeza irari ryabo ngo no guhaza ipfa ryabo. Rero ngo niba ushaka kugira ubwenge bwiza bwinshi, ingeso nziza zishyitse, hunga irari rya gisore. Abazakomeza kugira ishyaka n'umuhati ukomeye wo gukangara ibibi bari gusatirana nabyo, bazasuzugurwa kandi bazajya bakozwa isoni n'inkozi z'ibibi. Aba basore uzambara neza nk'uko bikwiriye, abambaye ubusa bagusege ngo wambaye nabi, ngo wambaye nk'injiji. Uzarya ibikwiriye wirinde ibidakwiriye baguseke. Mu myifatire no mu mirire no mu minywere no mu myambarire, mu bintu byose nushaka kugendera mu kinyabupfura, ngo ab'inkozi z'ibibi bazagukwena bagukoze isoni. Ariko ibyo ntibikaguca intege, imbere baravuze ngo ariko bazubahwa kandi bazahabwa ingororano n'Imana. Abasore bazagerageza gushaka kugendera mu bikwiriye, ntibakibwire ko ari umudendezo gusa, ahubwo uzubaha ababyeyi, abasuzugura ababyeyi baguseke. Uzambara neza, abambara nabi baguseke. Uzarya ibikwiriye wirinde ibidakwiriye, abataye umurongo baguseke. Uzirinda uburaya, ababamo bicuruza bakabona menshi baguseke. Mbese ngo igihe cyose uzajya ushaka kugendera mu nzira nziza, wowe uzaharanire ko nibyo bizaguhesha ubwenge bwiza, nibyo bizaguhesha imico myiza n'ingeso nziza kandi ziboneye kandi zishyitse, ngo bizaguhesha kubahwa n'Imana kandi bizatuma uhabwa ingororano n'Imana. Ngo ariko ababibo witege ko nabo biteguye kuguseka no kugukwena no kugukoza isoni. Ngo kuko umusore w'umukristo akwiriye guhagarara, iyi nayo tuyitambutseho. Noneho tugeze ku ngingo itubwira ngo gushyingirwa gipagani, uko ubukwe bwo mu minsi y'imperuka buzaba bumeze, bugaragaza imperuka. Mbese ibintu byose bizaba birimo ikinyuranyo kandi kigaragara rwose, ntabwo ari ibintu byo gushakisha, ahubwo uko tubisoma ni nako biri rwose, niko birigaragaza. Twaba dusome muri Luka 17, iyo bavuze gushyingirwa gipagani baba bavuze iki? 17 Luka umurongo waho wa 27, haratubwira ngo, reka duhere ku murongo wa 26, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingirwaga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yavuye i Sodomo, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Noneho ubwo ibyari biriho muri iriya minsi dusomye ko ari byo bizongera kubaho ubwo Yesu azaba yegereje kugaruka. Ngaho igitabo cy'urugo rwa Gikristo 115, reka twumve
115 turashaka kumenya uko gushyingirwa gipagani byahanuwe bizaranga iminsi y'imperuka. Nabyo tubitandukanye nuko abakristo bazajya bashyingirwa, kuko igituma twiga ni ukongera ubumenyi kugira ngo ubujiji buveho, umuntu wese akora ibintu abyihitiyemo ku bushake. 115 urugo rwa gikristo haravuze ngo nta cyaha kiri mu kurya no mu kunywa ubwabyo cyangwa mu gushyingirwa no gushyingira. Gushyingirwa si bibi, no kurya si bibi, no kunywa si bibi, ahubwo mwumve ikibi kirimo. Mu gihe cya Nowa gushyingirwa kwari kwiza, na n'ubu kandi gushyingirwa ni kwiza. Niba icyo cyiza cyakozwe mu buryo butunganye, ntikibemo kurya no kunywa bishayishije bizana icyaha. Ubwo noneho ikibi ni ugushayisha, nibyo biba bibi, ariko ku rugero si bibi. Ariko mu gihe cya Nowa abantu bashyingirwaga batagishije Imana inama, cyangwa ngo bashake inama yayo yo kubayobora. Ubwo kurya ukarya ibyemewe n'ibitemewe, ibyemewe ukabirya ukarenza urugero, no kunywa bikaba bityo, nibyo byiswe icyaha. No gushyingirwa uburyo butajyanye n'inama z'Imana kandi ariyo yashyizeho uwo mushinga, nibyo byiswe icyaha. Abantu ngo bagiye bashyingirwa mu buryo Imana itemera, inama zayo zidahawe agaciro, nibyo byatumye gushyingirwa biba icyaha. Ngo kuko imibereho yo muri ubu buzima ihita vuba, ikwiriye gukoreshwa mu buryo bwagira icyo bumarira abandi mu byo dukora no mu byo tuvuga. Mu gihe cya Nowa habayeho urukundo rw'irari rya kamere rushayishije ku cy'Imana yari yarageneye kuba cyiza, maze bituma gushyingirwa biba icyaha imbere y'Imana. Icyatumye gushyingirwa ko mu minsi ya Nowa biba bibi, ari nabyo bitumye no muri iki gihe biba bibi, ni uko abantu bashyingirwa bagendeye ku irari ryabo aho kugendera ku by'Imana yemera. None uko gushyingirwa nabi, abantu bayobowe n'irari, gushyingirwa umuntu ushyingiranwa n'umuntu kubera umuciye amafaranga, ushyingiranwa n'umuntu ugendeye ku ishusho ubonye, ushyingiranwa n'umuntu kubera inzu nziza, mbese ufite ibintu urarikiye ukajyanwa n'ibyo bintu gusa, nibyo bituma gushyingirwa kwamaze kuba icyaha. Hariho benshi bazimiza ubugingo bwabo muri iki gihe isi igezemo, babitewe no guhugira mu bitekerezo byo gushyingira no gushyingirwa. Gushyingirwa kurera, ariko muri iki gihe cy'umwaka gushyingirwa kuzuyemo ibibi by'uburyo bwose, kurakorwa mu buryo bubi, none kwahindutse icyaha kimwe cyo mu bimenyetso by'imperuka. Ndetse gushyingirwa kuramera nk'uko mu gihe cyabanjirije umwuzure, ubwo kwari icyaha. Igihe umuco wera reka tuyareke. Gushyingirwa kwamaze kumera nk'uko kwari kumeze muri bya bihe byabanjirije umwuzure, ubwo kwari kwamaze kuba icyaha, kubera ko abantu ngo bari kubikora ngo ariko bagendeye ku irari gusa. Kurarikira gusa ni ugushima ishusho, ni ugukururwa n'iruba, ni ugukururwa n'irari ry'amafaranga, ni irari ry'icyubahiro cy'umuntu, ni imitungo afite. Ngo abantu bari gushyingirwa bashingiye ku kantu k'akararira gusa, inama z'Imana n'ubuyobozi bwayo ngo bakabishyira ku ruhande. None gushyingirwa byamaze guhinduka icyaha cyo mu minsi y'imperuka. Ubwo rero gushyingirwa gipagani, gushyingirwa nabi, ni ugushyingirwa ushingiye kuri ibi bintu. Ni ukutita ku nama z'Imana, ni ukutita ku buyobozi bwayo, ngo ahubwo ugashyingirwa ngo ushingiye ku bintu byose bigendanye n'irari n'iruba. Ni umubiri w'umuntu wararikiye, ni imitungo afite, ni icyubahiro afite, ni amashuri afite, ni ikimero. Ibyo bintu by'akararira gusa, iyo ukuruwe nabyo ugashyingirwa, uba ushyingiwe nabi mu buryo bwa gipagani, kandi ngo bugaragaje ko ari ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Noneho ngaho urupapuro rw'iki gitabo n'ubundi 79, turakomeza kurebera hamwe ubusobanuro bwo gushyingirwa gipagani, ko dushaka ko bimenyekana neza, maze abantu bakajya bakora ibyo bazi, kandi umukristo n'umupagani bakamenya kubitandukanya rwose, ntibabihuze. Ngaho dusome, haravuze ngo kubera ko abantu bashyingirwa bashingiye kuri rya ruba, bashingiye kuri rya rari, mwumva icyo bijya bibyara.
ngo ubuhanya n'ibyaha byamaze kuba gikwira mu isi ya none ni ingaruka ziri guterwa no gushyingirwa nabi. Abantu bari gushyingirwa bashingiye ku irari, bashingiye ku iruba, noneho ngo kubera iyo mpamvu ku gushyingirwa abantu birengagije ubuyobozi bw'Imana, ngo byamaze kuba ibintu biri gutera ubuhanya bwinshi mu miryango, n'ubukene ngo byamaze kuba gikwira mu isi. Mu ngo nyinshi amezi make cyane abahagije kugira ngo umugabo n'umugore babone ko batazigera bahuza mu mico yabo. Washyingiranywe n'undi ashingiye ku mafaranga, yagerageza gusanga ahubwo ya mafaranga agiye kuba impamvu yo kumugwa nabi, umwe agakurura ashaka kugira ngo ayagabane. Ibyo biri gutuma bamwe bashyingiranwa, bamara gushyingiranwa uwaje ari ya mafaranga ashaka, yabona imico asanze itamushimishije akazana amahane kugira ngo abone uko ajya gusaba agatanya, noneho ya mitungo bayigabane ayijyane kandi atarayikoreye. Ibi nibyo byuzuye mu ngo z'abantu benshi, ngo benshi mu minsi mike bari kujya kureba bagasanga batazahuza mu buzima bwabo, maze umusaruro ukaba amacakubiri yiganje mu rugo, ahagakwiriye gusa kuba hari urukundo n'ubumwe mvajuru. Aho agasanze hari urukundo n'ubumwe, uri kujya ugasanga igihari ni amacakubiri, ni amatage. Umuntu yashyingiwe ashingiye ku iruba, agahararo karashize, ubwo urwango rukaza. Umuntu yashyingiwe ashingiye ku mitungo yari ari kureba, ageze yasanze imico y'uwasanze atarayizi neza ntimunyuze, ubwo aravuga ati icyo nashakaga ni umutungo, ubwo we tudashobokanye nta kwihangana, ahubwo ndasaba agatanya iyi mitungo tuyigabane. Ngo ibiriho ibigezweho mu ngo nyinshi, ahakagombye kuranga urukundo mu mezi make babyaranye rimwe cyangwa batarabyara babyaranye ibirenze rimwe, ikiri gukurikiraho ngo ni ugusanga hakagombye kuba urukundo hamaze gutaha amacakubiri. Noneho impaka zikomotse mu bibazo bafite usanga bitagira ishingiro, zikabyara umwuka wo gusharira, amacakubiri yeruye n'intonganya, bikazana mu muryango ibibi bitavugwa, kandi bigatandukanya abagombaga kuzahuzwa n'umurunga w'urukundo. Uko niko abantu ibihumbi byinshi batambye imibiri n'umutima binyuriye mu gushyingiranwa guhubukiwe, maze bikaberekeza mu nzira igana mu kurimbuka. Uku gushyingiranwa ariko abantu banyuze mu nzira mbi, ngo inama z'Imana bazishyize ku ruhande, ngo icyo bashingiyeho ari akararira gusa. Icyo bibyara ni uko mu mezi make ngo ahakagombye kurangwa n'urukundo usanga havutse amacakubiri. Nta witeguye kwihanganira undi, ahubwo buri wese ari kuvuga ati nta kundi tujye gushaka agatanya dutandukane. Umwe ati nta n'umutungo wanjye utagenda, undi ati turatana nkujyane. Wakavukamwo ibibi byinshi batanavuze amazina, harimo kwicana, harimo guhemukirana no kubabazanya mu buryo bwinshi bitewe no gushyingirwa nabi, ngo bikabyara ubuhanya, ubukene bw'indengakamere bitewe no guhimana no kutajya inama. Noneho ngo ibi biri guterwa, isoko yabyo ni ugushyingirwa abantu bashingiye ku irari ry'imitungo n'umubiri. Uku ni ugushyingirwa gipagani, kandi ubu nibyo biganje. Noneho reka dusome nanone iyi paje ya 68, naho tuhasome make. Icyo turiho ni ugushaka kureba gushyingirwa gipagani icyo bisobanuye n'icyo bitwaye, kandi biriho muri iyi minsi y'imperuka. Abantu babiri baramenyana bagatwarwa no guhararana, ubwenge bugahuma ntibongere kwibaza. Kuniko abantu babayeho. Abantu barahurira mu modoka, barahurira mu kazi, barahurira ku mashuri, ngo bamara kumenyana gusa byo mu nzira by'ako kanya, nuko ngo ako kanya bagatwarwa bagahararana, ubwenge bugahuma ntibongere kwibaza. Ntagira wibaza atari ko uyu musore avuka he, imico ye ni iyihe. Ntagira wibaza atari ko uyu mukobwa avuka he, yarezwe ati. Ngo ahubwo ubwenge bugahuma bitewe n'agakungu, guhararana no gutwarwa. Nuko ngo ntibongere kwibaza, ntibashaka inama n'imwe cyangwa kwemera kuyoborwa kose,
ahubwo bihitiramo kuyoboka inzira bishakira batitaye ku ngaruka. Icyo gihe ntibakenera inama z'ababyeyi, ntawe ukenera inama z'abakuru, ntawe ukenera inama za Bibiliya, ntawe wifuza gusenga, ngo buri wese aba ari kwahuranya avuga ati hatagira unkoma imbere, ngo buri wese ashaka kwihuta cyane ngo agere ku byo ashaka. Nk'uko ikiza cyangwa icyorezo cyanduza ibimera, niko batwarwa n'agahararo bagasa nk'aho nta rutangira bakigira. Uko amazi iyo imvura yaguye ibiza bitemba amazi imikuku ikamanuka mu misozi igahitana amabuye n'ibiti n'amazu n'ibintu n'abantu, ifite imbaraga idakumirwa, uko icyorezo cyaduka mu bimera ugasanga kirabiranya yateye ibintu byose bikuma, ngo ni kuri urukundo rw'agakungu n'agahararo narwo rumera, ngo abantu barwinjiramo ngo ku buryo usanga batagira rutangira. Umukobwa ukamubwira ukajya umubwira ameze nk'uri kurota ntamenye ibyo uri kuvuga kubera akararira kamutwaye. Umuhungu wamubwira ukamera nk'uri kubwira Bibiliya nitubwira ngo inzoka y'impoma ngo itumva imiti y'abagombozi, ukamubwira ukarangiza umeze nk'uri gusuka amazi mu mavuta ntibifate, ngo buri wese aba ashaka ngo ibyo yagambiriye abigereho atitaye ku ngaruka. Ngo uko icyorezo gitangirwa bikananirana bakazajya kugishobora cyarahitanye benshi, uko ibiza biza bigahitana ibintu n'abantu, ari iby'umuyaga ari amazi, ibiza tuzi ingaruka zabyo. Ngo ni kuri urukundo rw'agakungu n'agahararo rumeze, nirwo rumaze imiryango muri iyi minsi y'imperuka. Rero reka aha naho tuhave. Noneho ndatekereza ko biri kumvikana kandi biragaragara. Reka nsome amapaji abiri mu bitabo bibiri, twihutire kuva kuri iyi ngingo tujya kuyisoza, ariko dushaka kugira ngo tumenye umukristo mu minsi y'imperuka n'ibyo azaba ahanganye nabyo. Mu gitabo cy'imico n'ubumuntu umuzingo wa mbere n'urupapuro rwa 306 haratubwira uko gushyingirwa ko muri iyi minsi y'imperuka kuzaba kumeze. Baravuze ngo haratubwiye ngo bararongoraga barashyingiraga bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. Mu minsi yacu turabona ibintu nk'ibyo mu birebana no gushyingirwa. Abasore kandi yemwe n'abagabo n'abagore bagakwiriye kugaragaza ubwenge n'ubushishozi, basa n'abarozwe kuri iyi ngingo. Urabareba mu bindi ukabona ni abanyabwenge, ariko bagera kuri ibi ngibi ukagira ngo babaroze, ukaba wagira ngo ubwenge bwapfuye. Basa n'udukinisho tw'imbaraga ya Satani, bashyingiranwa bahubutse, ntibagisha Imana inama. Ibyiyumviro, irari n'ibyifuzo bya kimuntu nibyo bibayobora kugeza bibagejeje ku rupfu. Ibintu nk'ibyo biragaragara mu ibintu nk'ibyo bigaragarira mu mibabaro itagira ingano kandi Imana igasuzugurwa. Ingaruka z'umusaruro wo kuyoborwa n'ibi byiyumviro n'ibitekerezo by'abantu Imana yasuzuguye, yashyizwe ku ruhande, inama zayo zititaweho, ikiri kuvamo, umusaruro uvamo ni umubabaro abantu bari kujya babona. Imana igata agaciro, igasuzugurika mu bukwe, abantu bagashimisha imibiri yabo, bagashimisha inda zabo, maze hirya y'ubukwe hagakurikiraho umubabaro wo gusenya ingo, abantu bakazisenya bazirimo batatandukanye, ariko bakagira amahoro make, buri wese yiteze ko undi azamwica, nta witeguye kumara undi nzara, nta wamumara inyota, nta wakwambika undi, buri wese yiteguye guhemukira undi no kumuhombya no kumubabaza, abandi bagasenya bagasaba gatanya bikarangira. Ngo umusaruro w'ibi bintu ngo ni uko abantu bazajya basaruramwo umubabaro utagira uko ungana. Noneho ngo umusaruro wabyo ngo ni umubabaro utagira ingano kandi Imana igasuzugurwa. Amasezerano y'ubukwe akarangwa n'ibizira by'ubwoko bwose by'ubusambanyi. Mbese ntituzabona ihinduka kuri ibyo bintu? Mbese abantu ntibakagombye guhindura icyerekezo, ntibakomeze gushyingirwa batya? Ko urufatiro rw'imishyingirirwe ngo ni ugukururwa n'ibyo utekereza. Ibyo utekereza ku muntu ni imitungo, ni icyubahiro afite, ni amafaranga,
ni irari ryagukuruye ry'umubiri, ngo abantu bashingiye ku irari n'iruba gusa ry'ibyo bararikira bagashyingirwa, ngo nta nama bakeneye, ngo ku buryo badashaka n'ijwi ribatangira, ngo bakamera nk'ibiza. Nuko ku maherezo batubwiye ngo birangwamo n'ubusambanyi bwinshi. Muri kubona bamwe bari kujya gushyingirwa barabanje gusambanira iyo, abantu bagashyingirwa bafite inda, urugo bakarwubaka barwubakiye ku cyaha cy'ubusambanyi. Ibyo biragwiriye cyane henshi. Noneho baratubwiye ngo ubushobozi bwose bwafashwe n'iki cyorezo cyandura cy'urukundo ruhumye, ubushobozi bwose bw'ubwenge bwamaze gufatwa n'icyorezo cy'urukundo rwahumye bitewe n'ibyo abantu bararikiye. Maze ngo ubwo bushobozi buhinduka imbata y'icyo cyorezo, basa n'abatakibasha gushyira mu gaciro, kandi ibikorwa byabo bibi biteye ishozi ubibonye wese. Abantu kubanza gusambana ejo bagacyuza ubukwe, abantu kugenda bagakora ibintu, umuntu ukamubona ari inkumi none undi ari umusore, mu gitondo ugasanga umwe ni umugore undi ni umugabo, ntawamenye ngo byanyuriye he. Ejo bakagaruka ngo baje gucyuza ubukwe, baje gupfubura ibyo bapfubije, ngo ubwo ngo umwe yongeye kujya kuba umugeni undi agiye kuba umugabo umukwe, kandi barabyaye. Ari ibintu bajambije, ngo ni ibintu biteye ishozi cyangwa biteye iseseme. Mwene data wigize iciro ry'imigani kandi winyaza agaciro kawe imbere y'abakakubashye. Hano murabona ko nta washobora kubahwa yabanje gutera inda, yabanje kugira inda, bakamushyingira agiye yikoreye inda, abantu bazi ngo bajyanye umugeni, naho bajyanye umugore washyingiwe yihishe. Noneho ibi ngo bitesheje agaciro kandi biteye ishozi. Kuri benshi iyi ndwara ihinduka igikatu igihe bashyingiranywe imburagihe. Noneho bamwe bajya bashyingirwa n'imyaka yo gushyingirwa itari yagera, ngo noneho iyo ndwara y'ubuhumyi igahinduka igikatu cyane ko noneho haba hari n'ingimbi na bwa bwenge kavukire nabwo nta n'uburashyika. Iyo agahararo n'ibikorwa bireshya bishize, umwe mu bashakanye cyangwa bombi arakanguka agasobanukirwa uko byagenze, atangira gukanguka, atangiye kubona ibikorwa bya mugenzi we atari yiteze, ngo maze agakanguka mu bwenge, ngo yajya kubona akabona ibintu bibaye ibyo atari yiteze, ngo agatangira gusubiramo akiga inzira byanyuzemo kugira ngo agere kuri iyo ntambwe. Ubwo noneho bakamenya ko bahisemo nabi, ariko baramaze gusezerana kuzabana akaramata. Bagiye muri leta, bamaze gusezerana mu mategeko, banyuze imbere y'idini, byamaze kumenyekana muri sosiyete ko umwe ari umugore undi akaba umugabo, wenda bamaze kwizirikanaho no mu kubyarana. Nuko ngo bajya kubona bakabona ngo buri wese atangiye kuvumbura ibibi kuri mugenzi we atarakekaga, ngo ariko yaramaze kwizirikisha amasezerano yo kuzabana akaramata, kubera ko baba barahujwe n'amasezerano akomeye, maze bagahitamo kubana muri ubwo buhanya nk'uko babyiyemeje, ariko bafite umutima ushengutse. Ubwo aba bo bariyemeje, ntabwo bafashe umwanzuro wo gutana, ariko babanye mu gahinda. Umwe avuga atazanyica, aranshura, nicishije inzara, ibintu nk'ibyo, ngo bakabana imitima ishengutse. Bagakwiriye gushaka uko basubiza ibintu mu buryo, ariko benshi ntibazabikora. Bishobora gutuma bahemuka ku masezerano yo gushyingirwa, cyangwa se bakikorera umutwaro ubashengura biyikoreje binyuriye mu mahitamo yabo. Benshi bazahemuka ku masezerano yo gushyingirwa, ubwo umwe azajya, kubera ko badakundana, bazajya bacana inyuma, umwe ajya gusambana ahandi, ajya gusambana ahandi, bahurira mu nzu nk'abahuriye mu buvumo, ngo ariko bose bamaze guhemuka ku masezerano. Noneho ngo bahore bariho mu buzima bubashaririye bitewe n'amahitamo bagize, ndetse n'abatari bake bo muri bo kubw'ubugwari birangira biyahuye. Noneho hirya yaho bikazasoza bamwe bahisemo kunywa imiti yica babonye nta buhungiro. Bana b'Imana, uyu ni wo musaruro wo gushyingirwa gipagani, kandi nibyo byeze muri iyi minsi y'imperuka. Ngaho iyi ngingo tuyisoreze
mu gitabo cy'ibihamya muzingo wa 5 urupapuro rw'115, urupapuro rw'115, 115 haratubwira aya magambo. Haravuze ngo gushyingirwa nk'uku kutejejwe kuragenda kwiyongera mu bakomeza Sabato no mu bavuga ko ari abakristo, naho bitwa iryo zina kuko twasanze ngo abantu benshi bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ngo no mu bavuga yuko bakomeza Sabato bafite uku gushyingirwa ariko kutejejwe kubi. Imana yifuza ko abana bayo bamererwa neza, kandi babaye bemeye kwigishwa nayo ishobora kubarinda imibabaro ya buri munsi ikomoka muri uko gushyingiranwa kubabaje. Bemeye kwigishwa bakemera inama z'Imana, barinda uku gushyingiranwa kuri guteza imibabaro. Gushyingiranwa kwinshi nta kindi kuri kubyara atari umubabaro. Gushyingiranwa kwa benshi umusaruro uri kubivamo ni umubabaro utagira igipimo. Ngo gushyingiranwa kwa benshi nta kindi kuri kubyara atari umubabaro. Nyamara imitima myinshi y'abasore irirukira muri iyi nzira, nubwo ababanje bari mu mibabaro ariko abandi bakurikiyeho nk'impumyi, ntibari kureba umubabaro abandi bafite. Abashyingiwe mbere bashyingiwe banyuze muri iyo nzira y'agakungu n'agahararo n'irari, bahuye n'imibabaro, abandi barabibona ariko ngo nabo bisa naho amaso yapfuye, ntabwo bari kubireba rwose, ntibazi ibyo ari byo. Noneho ngo ahubwo bari kwirukira muri iyi nzira, ngo kuko Satani ariyo yabayoboyemo abizeza ko gushyingiranwa ariko kuzabageza ku munezero nyakuri. Abasore benshi Satani ababwira yuko yiboneye umugore agatandukana n'amategeko y'ababyeyi akigirira rugo yabagize amahirwe. Yareba ishusho y'umukobwa mwiza ati yemwe uyu mubonye nawe mbonye ibisubizo. Umukobwa ati mbonye uyu muhungu ufite amafaranga, ufite akazi, wize amashuri, ufite icyubahiro, naba nageze mu bisubizo. Ngo Satani ari kubabeshya ngo nimuramuka mushyingiwe gutya muzaba mwageze mu bisubizo. Uko niko Satani ari kubajyana, ngo akababwira ko bazaba bageze mu munezero nyakuri kandi badafite ubushobozi bwo kwitegeka no kubeshaho imiryango. Uwo muhungu ugiye gushyingirwa ayobowe n'irari, n'ubundi nyuma yo gushyingirwa zararikira abandi, ntazi kwitegeka. Uwo mukobwa uzanywe n'irari, n'ubundi nyuma yo gushyingirwa irari rizakomeza, ntazitegeka kuko ntabishoboye. Kandi kenshi nta miruho, ntazi gukora, nta bwenge bwayobora umuryango, ngo aje gutyo gusa ariko ari icyegamizi. Ni umukobwa uje ariko yiteguye ko umuhungu azamwambika akamugaburira akamukorera byose, we ntacyo yiteze kuzakora. Ni umuhungu uri kuvuga ngo mbonye umukobwa ufite amafaranga, akaba agiye kumwegamira, ari we ntacyo azakora. Ngo bari gushaka gushyingirwa nk'aho ari ibisubizo, ngo ariko abenshi muri bo nta mbaraga yo kwitegeka bagira, nta n'imbaraga yo gukorera umuryango bafite. Ngo rero Satani ari kubakurura ngo buri wese yihuta ajye gushyingirwa, ngo akababwira yuko ngo ari mu munezero uri, kandi haruguru turasomye ngo ibi niyo soko y'umubabaro utagira igipimo. Umusore wese cyangwa umukobwa utiteguye kwakira imiterere ya mugenzi we no kwirinda amakimbirane aterwa no kuba abantu bataremwe kimwe, agomba kuzaba aretse gushyingirwa. Umuhungu cyangwa umukobwa ugiye gushyingirwa ukwiriye kutitega ko gushyingirwa ari igisubizo cy'ibibazo, ahubwo ukamenya ngo ugiye kwakira imiterere y'umuntu mudahuje indemano, zitaremwe kimwe, ukaba witeguye kuba umuntu uzi kwihangana. Naho niwibeshya ngo ubwo ugiye gushyingirwa ngo ugiye mu bisubizo gusa, baravuze ngo uri kwibwira atyo gushyingirwa nabihagarike kuko ntabibaho. Ntabwo gushyingirwa ari ukuruhuka, ahubwo gushyingirwa ni ukwikorera inshingano. Rero niba wibeshya ngo gushyingirwa ni ukuruhuka, baravuze ngo niba ari ukubitekereza hagarika gushyingirwa, kuko gushyingirwa ni inshingano, harimo imitwaro. Niba rero utazashobora kwikorera iyo mitwaro, harimo ibigeragezo. Hari igihe uzasanga uwo mushyingiranwa afite intenge zidahinduka, hari igihe uzasanga afite ingeso zigoranye. Niba utashobora kwihangana ngo wihanganire imiterere ye idahuye n'iyawe, wihanganire indemano ye idahuye n'iyawe,
niba ngo uri kumva utazabishobora, hagarika gushyingirwa. naho ngo nyamara iki ni kimwe mu bishuko n'imitego byo muri iyi minsi y'imperuka birimbuye ibihumbi byinshi by'abantu ku bw'ubugingo no ku bw'ubugingo dutegereje. Iyi mishyingirirwe ijambije abantu muri iyi minsi kandi bizababuza no kujya mu ijuru. Ibyiyumviro n'irari ribi bikwiriye kwirindwa nk'uko twirinda ibibembe. Gushyingirwa dushingiye ku irari, dushingiye ku byiyumviro, nta nama z'ubwenge tubonye ngo abantu nibabyirinde nk'uko bakwirinda indwara y'ibibembe. Abasore n'inkumi benshi cyane muri iyi minsi ya none bafite imico ikennye cyane ku byiza. Abasore n'inkumi benshi bo muri iki gihe ugiye ku bigendanye n'imico barakennye n'abatindi mu mico. Ku bw'ibyo amakenga arakenewe cyane, kubera ko abasore benshi ni ukumubona mu nzira ari umutako wagira ngo ni ya mitako y'udukongoro tuba turi mu mazu ariko tutagira amata, ni nk'igisabo kiri mu nzu ariko kidacunda. Wamureba uti yewe umusore mwiza, ariko mu mutima nta kirimo, nta bwenge, nta mbaraga, nta mumaro. Abakobwa ni uko uramureba ugasanga ni nk'umutako mwiza, ariko wajya gushaka mu mico, mu bushobozi, mu mumaro ugasanga ntawo. Rero baravuze ngo kubera ko tugwije abasore benshi b'imburamumaro, tukagwiza abakobwa benshi b'imburamumaro, ngo abasore benshi, abasore bazima murabwiwe ngo bakobwa bazima, bahungu bazima, mugira amakenga cyane cyane, mwe kujya mukurugwa n'ibyo mwumva n'ibyo mureba. Imico ibogamiye ku cyiza nirwo rufatiro rwo kubakwaho. Mbere y'uko ushyingiranwa n'umuntu jya ubanza umenye aho abogamiye. Imico ye ibogamiye ku cyiza, kuko ngo aho niho hakwiriye kubakirwa. Kandi iyo urufatiro ruhamye rubuze, inzu nta kibika imaze. Urufatiro rukwiriye kuba ari imico ibogamiye ku cyiza, kandi ngo uru rufatiro niruramuka rubuze, tumenye ko inzu nta kizaba imaze. Ugiye kubaka inzu ikayiha igishitsi cyiza, igikanka cyangwa se igihagararo cyayo kakigira cyiza, ariko fondasiyo warayishe, iyi nzu vuba cyangwa kera yahirima. Ngo niko bimeze nushyingiranwa n'umuntu ariko imico ye itabogamiye ku cyiza, ubwo urufatiro rw'imibanire yanyu ruzaba rutahari. Mu minsi ikurikiyeho muzahomba. Ababashije kurinda imico ibogamiye ku cyiza, nubwo yenda bagira izindi ndangagaciro babura, baba bafite umuco mbonera uhamye. Nubwo abantu bagira ubumenyi buke, nubwo umuntu yaba adafite ibindi bintu byinshi, ngo ariko akaba afite imico myiza, imico yibogamiye ku cyiza, baratubwiye ngo uwo muntu azaba afite imico myiza, azaba ari mwiza, kuko ibindi birashakwa bigashoboka, ariko nushakana n'umuntu w'imico mibi, itege ko uzahura n'ingaruka zishaririye. Twihutira ku ngingo isoza. Iyo turasoma ingingo gusa tubaha amapaje muzayisomera, kuko ni ingingo zibarika zifatika. Ni mu gitabo ukuntu gushyingirwa ariko kwa gikristo. Tumaze gusoma gushyingirwa kwa gipagani kuranga iminsi y'imperuka. Noneho tugiye gusoma uko umusore w'umukristo muri iyi minsi y'imperuka akwiriye gushyingirwa. Ngaho Abaheburayo 13:4 haratubwira ngo gushyingirwa cyangwa se gushyingiranwa kw'abashakanye kubahwe na bose. Kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose. Ngaho umva icyo usabwa gukora kugira ngo ubushyingirwe nk'umukristo. Icya mbere, ngo ugomba kubahiriza Bibiliya, ukagendera ku nama z'Imana zanditswe muri Bibiliya. Ubwo ni ukureba uko barambagiza ushingiye kuri Bibiliya. Uziga kurambagiza neza ushingiye kuri Isaka na Rebeka. Uziga ingaruka z'abashyingiwe nabi ushingiye kuri Samusoni na Delila. Ubwo uzajye kwiga Bibiliya neza, wubahiriza amabwiriza yayo.
uziga uko bashyingirwa barebye ku bushobozi bw'umuntu, icyo umuntu amaze, ushingiye kuri Yakobo wagiye gutenda imyaka 7 ikagera muri 14 kubera urukundo akunda umugeni, kandi afite ibyo byari ibipimo bigaragaza ko n'urugo azarushobora. Rero arakubwiye ngo mbere y'uko ushyingirwa uzabanze wubahiriza amabwiriza ya Bibiliya. 2, uzasenge cyane. Ubwo uzasenga uri gusaba Imana ngo izaguhishurire cyangwa izaguha iyo mpano nziza, kuko Bibiliya tubwira ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Noneho kandi ibyo birakoreshwa na Eliyazari agiye gushaka umugeni yarabanje arasenga. 3, uzubahiriza inama z'abakuru bafite inararibonye mbere y'uko ushyingirwa, cyangwa se mbere y'uko wemeranya n'uwo mushakana, umuhungu cyangwa umukobwa, ngo uzakenere inama z'abakuru bakurusha inararibonye. 4, ujye wiyegereza inama z'ababyeyi bawe bubaha Imana. Niba waragize amahirwe yo kugira ababyeyi bubaha Imana, ngo uzakenere inama zabo, ngo bazakwigisha iby'iminsi yabigishije, ngo maze wowe bizakurinde umutima ushenguka. 5, uzakenera inama z'abayobozi bawe mu by'umwuka. Uzakenera inama z'abayobozi bawe mu by'umwuka cyangwa mu itorero. Ngaho reka mbaha amapaje y'ibyo nsomye. Ni ubutumwa ku basore, ubutumwa ku basore, urupapuro rwa 435, niho hatubwira ngo niba waragize amahirwe yo kugira ababyeyi bubaha Imana, uzabagisha inama, ngo bazakubwira iby'iminsi yabigishije, ngo maze bizakurinde gushenguka umutima. N'urupapuro rwa 464 rw'icyo gitabo n'ubundi butumwa ku basore, niho havuga ngo igihe cyo gushyingirwa hakeneye inama z'abakuru bafite inararibonye, hakenewe kwitwaza Bibiliya cyane, hakenewe no gushakira Imana mu masengesho. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ku rupapuro rwacyo rw'112, niho hatubwira ngo benshi ngo zabo ngo zitangira urugendo rwo gusenyuka, ngo uhereye mu ijoro rya mbere, ngo ziri kuzira yuko ngo batigeze bakenera inama z'abakuru, ngo ari iz'abakuru, ngo ari iz'ababyeyi, ngo cyangwa inama z'ababayobora mu by'umwuka. Rero dushoreje aho, umwana wese w'umukristo nujya gushyingirwa uzabanze ukenera inama za Bibiliya, uzagira amasengesho, uzakenera inama z'ababyeyi bubaha Imana, uzakenera inama z'abakuyobora mu by'umwuka, uzajya ukenera ibitekerezo by'abakurusha inararibonye, umenye ngo gushyingirwa neza ni ukuhe, abashyingiwe nabi byapfiriye he, maze uzajye gushyingirwa ngo ariko ufite inama z'ubwenge. Uwo ni wo murongo dusorejeho mu Imigani 24. Ngaho dusoma uwo murongo. Umurongo ni wa 6. 24 Imigani umurongo wa 6 aravuga ngo uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge, aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Rero bana b'Imana, turiho mu minsi y'imperuka kandi ibimenyetso biragaragara cyane. Rero umukristo ni uku nguku yari akwiriye kubaho. Turi hagati y'ibibi n'ababi, turasabwa kuba turi maso, turasabwa kubahiriza umurongo wose w'ijambo ry'Imana kuri buri ntambwe, kuri buri ngingo, noneho tukabana n'ababi ariko batatwanduza, batatuyobya, tukaba mu bihe bibi ariko bitaduca intege ngo bidutandukanye n'Imana, ngo igihe cyose duhuye n'ibitugerageza tujye dufata ibyifuzo byacu tubisanishe no kwizera kwacu, ngo aho ikigerageza kizahaguruka hose n'imbaraga z'Imana zazizana nacyo. Noneho Imana yiteguye kuturengera kuri buri ntambwe, ngo ariko natwe turasabwa kwisanisha n'ibyo yatwandikiye mu ijambo ryayo. Twebwe duha agaciro ijambo ryayo, twifuze kwisanisha naryo, tubiharanire, hanyuma yaho umwuka w'Imana azacumburira aho tunanirirwa, kandi
tuzanesha nta kabuza kuko byasezeranywe. Imana izabidushoboze mu izina rya Yesu, amen.